uvugishije umwirongikane torero mukomere icumbi ribaye amayobera amapfa afashe intebe abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza abana b'Imana, inshuti z'umusaraba. Turi kumwe muri uru rugendo rugana mu ijuru. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero uko dukomeza kubaka urugo rwacu, urugo rw'Imana. Tugiye kureba rero nanone ibijyanye no kubaka umuryango w'abana b'Imana. Biyubaka twiteze iki kuwiteka. Turasoma muri Zaburi 127 umurongo wa mbere. Turasoma ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Amen. Ikimenyetso isezerano. Hano turabona Uwiteka ko ari we byose bishingiraho. Kubaka inzu atari kumwe n'Uwiteka ntacyo byamumarira, yaba aruhishwa n'ubusa. Kimwe n'uwarinda umudugudu, kuko tuzi ko kurinda umudugudu hari abashyira nk'abazamu tujya tubabona ku marembo. Iyo rero hari abarinze umudugudu, Uwiteka atabanye nabo baba baburindira ubusa, mbese ntacyo bashobora. Urugo rero ruyoborwa n'Uwiteka. Mu yandi magambo, urugo tuzi ko urugo rugirwa n'umupapa, umumama n'abana, bagakora umuryango. Urugo ruyoborwa n'Uwiteka, kandi iyo ruyoborwa n'Uwiteka rero usanga urwo rugo rurangwa n'ubumwe, rurangwa n'amahoro, kandi rurangwa no gukomezwa n'Uwiteka, kuko niwe bagisha inama, niwe baba bareba ubagira inama, kuko Uwiteka niwe shingiro rya biriya byose by'ushaka kubaka inzu cyangwa ushaka kurinda umudugudu. Abatisunze Imana rero bagendera mu ngeso mbi, bagendera mu ngeso n'imibanire mibi n'abandi. Usanga rero kutisunga Imana, gushaka kuba ikigenge ari ibintu bibi cyane, cyangwa se kuba wakora ibintu utisunze Imana itakubereye fondasiyo. Uwiteka rero nayobora ubuzima bwacu, ubuzima bwanjye, ubwawe. Umuntu agera kuri byinshi cyane binezeza umuryango, binezeza umutima wawe, binezeza abagize umuryango. Umwami kandi Yesu abikora neza, kandi bikaba byiza. Kubera iki? Kubera ko ari we uzi ibyo dukeneye no kugira ngo abikore. Rero abizi neza, abazi uko abigenza. Ni byiza rero ko duhitamo kubona Yesu ari we dushyira imbere kugira ngo atuyobore, tuba ari we dushingiraho. Iyi Zaburi yanditswe rero na Salomo, ikaba igaragara ko ari nk'isengesho risaba kurindwa n'Uwiteka, ndetse no kugira ngo tuba ariyo dushingiraho. Yaba n'ubuzima cyangwa kubaho udafite uhoraho ngo akubere fondasiyo, ubaho ubuzima butagira icyerekezo. Ariko iyo ufite Yesu ari we ushingiyeho, usanga ugira ubuzima bwiza. N'imirimo yose rero y'ubuzima ari ukubaka inzu, noneho ugakora umurimo, ukagira umurimo ukora, cyangwa ukubaka urugo, ugashaka kubaka urugo, byagombye kugira Imana fondasiyo y'ibyo byose ushaka gukora. Tugiye rero kureba ibintu nka 6 twashingiraho nko mu muryango wacu, byadufasha kugira ngo abana bakurira mu muryango bashobore gukura neza. Icyambere, ibintu 7. Icyambere turagisanga mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6 ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Nicyo nta magambo yumvikana yo kumenyereza umwana ibyo agomba gukora mu nzira y'Imana. Ni ibiki ababyeyi ibyo dushinzwe? Tugomba kubaka kwizera mu bana bacu.
abana bacu tukabubakamo kwizera, tukabereka ko iby'Imana yakoze ubushize n'uyu munsi ishobora kubikora kandi izakomeza gukora ibikomeye kuruta mu minsi iri imbere. Icya kabiri twavuga Imigani igice cya 3 umurongo wa 12 ngo kuko Uwiteka acyaha uwo akunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimira. Hano rero ababyeyi bagomba guhuza igihano n'urukundo. Niba uhannye umwana akabona ko umuhannye utamwanga ahubwo ko umukunda, ushaka ko agenda neza. Icya gatatu turagisanga mu gitabo cya Yuda, urwandiko rwa Yuda igice, kuko ni igice kimwe umurongo wa 20 uravuga ngo ariko mwebweho bakundwa mwiyubake mu byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka. Hano rero turabona ko abana ari impano zacu, ni impano, ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Tugomba kurinda abo bana tukabereka urukundo n'ubuntu by'Imana. Icya kane mu Batesalonike igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18 havuga ati mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Hano turabona ko tugomba kumenyereza abana kwishima, kutagira rero ibintu bibababaza ngo biba ari byo bibatwara umwanya, ahubwo bakishima. Kandi tukamenyereza gusenga ubudasiba, nk'uko twabibonye ku cya mbere. Tugomba kubamenyereza kugira kwizera, noneho kandi mu bibaho byose bagahora bashima. Icya gatanu twamenyereza abana tugisaba muri Zaburi 19 umurongo wa 9, aho dusanga ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Hano rero ababyeyi turasabwa kuganira n'abana banyu, kubaganiriza, tukababaza n'icyo bungutse mu ijambo ry'Imana basomye uwo munsi. Urumva rero dufite akazi katoroshye kugira ngo abana bakure neza. Icya gatandatu dukisaba muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana y'abantu bose itishama kandi azabuhabwa. Amen. Hano rero ababyeyi turasaba gukomeza gufasha abana bacu kumenya Yesu no kumukunda, kumukorera no kuyoborwa nawe, bityo umwana akagira ubwenge kandi akakurana ubuntu n'ineza. Icya karindwi tubona tugisanga muri Zaburi ya 68 umurongo wa 6 uvuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Hano turasanga ko ababyeyi dukwiye kwemera, tukakira kandi tukita ku mwana uwo ari we wese, noneho kuko tubonye ko Imana ari se wabo, ari se watagira shinge na rugero, se w'imfubyi kandi akababa n'umugabo w'abapfakazi. Imana rero irinda abo bana, irinda abapfakazi, ifasha ikababera umubyeyi. Haleluya. Imana rero nizi neza ibyo yibwira kutugirira. Abayubaha rero iteka tugomba gukora ibi bintu uko ari 7 kugira ngo abana bacu bakure neza, bakurira mu Mwami Yesu, batozwa neza kuyizera. Uwiteka bagirire neza kandi abaho umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Nugamasho yashira mu biraro, isezerano nugabanyira icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso izera isezerano, kuko imihigo myinshi nahize ko mutazacogora, nubwo amasho yashira mu biraro izera isezerano, nubwo abanyiri icumbi bavuga